Nguhaye ikaze wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Rwanda TV show. Murabusabye ngo abereke uburyo ushobora gucreatinga YouTube channel ukoresheje telefone. Ikintu cya mbere usabwa, urasabwa kuba usanzwe ufite email, kandi iyo email ukaba uzi password na email yayo ukaba uzi password, kugira ngo igihe runaka ndutari no gukoresha niyo telefone wabikoreyemo, ariko ya password yawe uyibuka, ku buryo byagusaba ko bibaye ngombwa ko ufata telefone cyangwa se ugashyira ahandi ya email wenda ugashaka kwishyira kuri machine iyo channel, babisaba ko uzi ya password uyibuka. Noneho ikindi cya kabiri, birasaba kuba ufite YouTube nyine isanzwe YouTube. Turinjira muri YouTube nk'uko bisanzwe. Connect mbona tuja muri YouTube nk'uko bisanzwe, tuza kandi hano agafoto, hano hejuru hari agafoto, turahakana bite dukanda ya nuzane kujya muri iyi mishaka ya YouTube. Nyongeye gukereya ngiye imeranze ako yagiye bana. Tugakanda hano kuri kano kantu k'umutuku nyine k'agafoto, noneho ka tuzana handitse your channel. Your channel utukanda hano handitse create channel. Channel created. Noneho bakweretse ko channel yabaye created. Noneho ikintu ugiye gukora, ugiye guhindura nyine amazina ya channel n'ibiki byose. Turakanda kuri kano kantu k'akabiki. Wenda reka channel yacu tuyite channel yacu tuyite gutya. Twemeze. Noneho ukongeraho handitse add description, buri kuvuga ikintu channel yawe izabije gukora. Ndandikaho ngo wenda nkandikaho ngo iyi channel izajya ibagezaho wenda filime zitandukanye ukemeza. Njye n'urugero ndi kubaha, ntabwo bivuze ngo urugero ndi kubaha rw'ukuntu ugomba gukireya channel yawe. Twemeze, dukande OK. Sinzi ikibazo kiri kuba. Urabona ko channel yawe yarangije kuba yari email, ariko ubu ngubu yarangije kuba channel. Ikintu rero ikintu uba usigaje gusa usabwa kongera gukora nta kindi, ni ukuba gutangira gushyiraho video, gushyiraho nyine bya bindi wiyemeje uzashyira kuri channel yawe, content runaka wiyemeje uzashyira kuri channel yawe. Gusa connection ntabwo ziri kugenda, ariko ngira ngo abakunzi bacu barangije kubibona. Connection ntabwo ziri kugenda neza, ariko channel yabaye. Ubutaha rero mukomeze kubana natwe, ubutaha tuzabereka ibindi biganiro, tuzabereka ibindi bintu by'ubwenge bitandukanye.
ndetse nawe nuzajya ufite ikibazo runaka ushaka kutugezaho cyangwa se ikintu wifuza kuba watubaza ukuntu bagikora, ujye utwandikira muri message utubwire ati ndifuza ko mwazanyereka kino kintu runaka ubutaha tukazakibereka. Muri hangana connection ntabwo yabereka ukuntu channel yarangiye, ariko inzira nabikozemo mwayibonye, namwe niko ubutaha muzamubikora. Mwakoze kuna nanjye